Ndi papa SAVA. Ufungura urwo rugi. Ko mudafungura se ntabwo muri kumva. Niko wowe ufite ikibazo ki? Ufite ikibazo ki ku buryo uza kunturaho urugi? Uru rugi mwaruhawe mu mpano mufashanyo ku buryo utinyuka ukaruhonda ngo rushingukeho. Niyo mwaba mwaruguza amafaranga njye usayidira umugabo wumve neza yuko abyubaka uraho ngaho kandi utavunika. Ntasoni Nyiragitare nakubwiye ngo gabanya amagambo umbwire iby'umutekano mukiri muri iyi. Wowe umutekano muke ninde uguhamagaye ninde uguhuruje ninde usanganye uruguma? Urabona amaboko yanjye abaye iki? Nundi musi sinzongera kukubona nkuraho urugi wa mushenzi we. Ngo ndumushenzi heguraho wasamye wavugije induru wagira ngo ako wajye unamenya kuri umukecuru wabushaje. Nta nisoni. Iyi nzu ntabwo nyishyura yanjye. Ntaba yamvunye ngomba gukora uko mbishaka. Urumva uko mbyifuje. Wayishyura so kaza kwirirwa ubuza abantu umutekano. Wowe mutekano ariko nakubujije. Ahanga umva nkubaze. Aha hari amasezerano twagiranye yuko nzajya ndyama nturamye cecetse ntavuga. Ubwo so ngomba gukora uko mbishaka mu gihe cyabyo. Abandi no reka nkwereka. Kandi ko agacecuru katamenya ko gashaje. Nta soni. Aya ni amasezerano. Mbabara urunyereke aho kuba muri ino nzu ntavuga twabigiranye. Aha yuko ugomba gutanga umutekano. Ugatanga umutekano kuri wowe no kuwo muturanye. Uranyumva neza? Ntabwo ugomba kuza kutubuza umutekano hano. Ariko umenya waranasaze. Umenya utaba muzima. Ngo narasaze Nyiragitare niko bose. Pereza. Ushinga ku bandi. Ntukajye uza kunshingira ku rugo. Nundi munsi ntazakumena nkakumena gatuza. Iyi nzu ninjye wayikodesheje nayikodesheje mu faranga yanjye twarabivuganye twabigiranye amasezerano. Umva nundi munsi wa mugore we. Kandi dore abagore b'iki gihe nabinyongeza nkoni. Urumva? Arewe ngushinzeho. Ariko se ngushinzeho. Ubundi reka nkubaze. Ngewe ngomba gukoresha systeme yanjye shaka yose. Urumva? Sindi nkawe we. Sindi nkawe uryama bakagufumbata nk'intumbi cyangwa umutumba. Utazamenyera. Zitaruramba. Ndakwiyamye ndakubabaje nyine. Zitarurankomeretse. Ndabikubwiye ngo urakomeretse. Bagushakira ubwungu cyangwa ibyomoro bakomore niba ukomeretse. Ikindi nundi munsi mbikubwira ubujya kabiri kose sinjya nywera biri nkubwije ukuri utazamenyera utazanyurira ngewe gitari uranze ikibyimbye ndakubwiye ikibyimbye kimeneke igitumbye gisaduke ni hahandi hawe amafaranga nishyira ino nzu nayo kwasora soko nyikananciyeho iyo nkwikanashuyeho soko ngiye ahubwo buriya usanze naramutse nasenze iyo ntasenga kuri dawe uri mu ijuru nabikira Mariya mba nkweretse mba nkuteye njonogo umugabo agasanga wapfuye ijisho akakwangira rimwe sikiyatena ntureba gitari arewe nasoni utinyuke ariko wakuroze gitari ntimukajye mubona abantu ngo mugire ngo turi ibicucu mwigize amadebanda ahangaha ndakubwira ngo uravamo ahangaha uko papa SAVA urumva urahingiranye ewe ko nahondaga urwanjye se naguze mwe muri Rwanda hari urwa mwahashye ngani mwagera muvuze induru munihire ewe ndabasetse muravamo ari uko papa SAVA niwe mwagisinye amasezerano ndagukingiranye ikibyimbye kimeneka nk'uko wabimbwiye njye hari gahunda afitanye nawe nakubwiye ngo nimwongere rwose mwongere muririmbe mwitakumeye nimwongere ntarwo nkinguye gitari ntarwo nkinguye agasuzuguro nsuzuguye wagira ngo ahari hasi iwanjye nakubwiye ngo ntabwo ngafungura hama hamwe ako n'igihe nasuhurije uraba mu nduru muri mu biki
Uriya mugabo mwiza zana nkiyakirire. hasi habaye iki ko numva habaye akayoge? Papa Sava byongeye. Ibiki byongeye? Byongeye bya bindi ejo ndi byari byatubuje gusinzira ijoro ryose barabavuza induru umuntu. Nonese nibyo byatumye ufungirana abantu hano? Hako Papa Sava. Wese ugira uburenganzira bufunga n'ubufungu. Zana imfunguzo hano. Akuze amagambo gitariro yambwiye. Ariko ubwo bakoreze we wakwisobanura. Mwagiye mukora ibintu mwashyizemo ubwenge. Ubwenge. Uritwaza ngo nuzi ugafungirana abantu b'abandi. ariko Papa Sava nk'ubu kuko iri si ihohotera nkodesha iyi nzu yanyu ntabwo twagiranye amasezerano avuga ko nzayandyama nk'intumbi ngomba gukoresha umutekano wanjye wose ariko birarangije umugore waza kunyurira ampondaguriraho urugi kurumenera hejuru nta soni n'undi munsi ndakubwiye ngo bibe ubwa mbere n'ubwanyu cyangwa se niba mwumva yuko muzajya muhora mumbuza umutekano umudendezo wanjye ngomba gukora uko mbishaka mungaruza amafaranga yanjye nabahaye ubundi nisubire mu nzu yanjye n'ubundi ndayifite. Ujya kuza hano ntago wasabye inzu mbwira uti njye noneho nkeneye kuza nkagira umudendezo kubera ko sindi mu kubana neza n'umukobwa wanjye. Urumva abo bagabo se abagabo baje abagabo bagenda bate ubundi se atari ubukunguzi wagiye kuva mu nzu yawe atari ukuza gukorera amabaha ngaho ndakwiyamye wandaya we ndaya ni wowe witwa abagabo nta nishoro ndari kayo mahembe yawe kumanywa nijoro buri kumwe n'abagabo nta n'isoro ndamaze ngomba kuyikoresha icyo mpihisha. ese ni digidi umva digidi subibonye se subibonye ariko subundi yabuzwa n'iki se ariko se ubundi ko inzu mba nayishyuye aho ntayikoresha icyo nshaka ni iki? ariko se we Nyiragitare ejo bundi mwaraye munihira uyu munsi muranihiriye aba bagabo n'izi mpinja koko. ariko ubundi Papa Sava mfasha hano byereka nkubwire Nyiragitare tumusubiza amafaranga y'uwagende nako ndanayafite ndayamuha yose ndayaguha ugende nako ubundi va mu nzira Yesu we Papa Sava ese ugira ngo ntiyahaniyemo inzu yose yajandamye nta nubwo wabona aho ukandagira. Yesu we ngwiki ibintu byose ni amazi ubusabwa ntibyinjira muri izi nkuta ye baba we gabanya amagambo sohoka mu nzu y'abandi ndebera ibintu byose na mbega abagore. Yesu we ndebera nawe ndebere nawe Ese Nyiragitare ko ndebe igikapu cyabaye amazi mu ndi. Ego ko mana yanjye Nyiragitare wowe tuvugisha ukuri koko wowe n'iyi nduru buri nijoro ejo bundi ntitwasinziriye buramanywa noneho namanywa mu gitondo urabona bizakunda koko. wese kuri umukiri ukaba uri nyir'ibyondo wari ukeneye kubaka ukenera n'abapangayi kuki utubatse nibura inzu ngo ushyiremo sawundi purufu ubu se urabona njyewe na sawundi purufu koko nk'umuntu w'umukecuru wavuga icyo kintu nyine kugira ngo nanjye ngire umutekano wawe. noneho ndakubaza Nyiragitare tuvugisha ukuri koko nta soni ubwo ugiye kujya nk'umukecuru wisanzure ngo nta sawundi purufu koko ubusara n'ibiyo nduru amategeko ahana atayihana koko yego muri gutera akabariro n'uburenganzira bwanyu noneho nk'umuntu uturanye n'abandi n'umuco wacu mwiza wa kinyarwanda nta kintu ukubwiye nk'umubyeyi. none se ubwo umuco noneho tuvuge nubahiriza umuco unigana ijambo